ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uno muhungu w'Abanyarwanda Jess Kizwa mpanga cyongere mu nkuba umwami w'abagore. Niba hari ikintu cyambere cyiza kibaho ni ugukora nk'akaganiro muririra biyoza abantu abakwanga birabarya ariko nyine nicyo kintu cyambere gishimisha pe. Noneho nzi gukora ikiganiro urimo urarya ibiryo wiguriye, nicyo kintu cyambere cyiza kibaho ku isi. Aka ni akanyama k'ihene munirira. It's a good. Nabonye umusaza ya Gopondati yagarutse muri ya mivuno yiwe bya biganiro by'isaha arimo atwika babura akebura. Ça c'est bien. Ibintu byiza cyane. Njye nabikunye mbona umuvandimwe arimo yabona udufaranga, ni sawa cyane. Ukabona udufaranga ukabohora umutima. Ariko ubundi kuva na kera nibyo bintu twagombye kuba twarakoraga. Nibyo biryoshye showbiz. Ariko abantu bacu bagenda bakabizanamo ingeri, bakabizanamo sinabyaye. Byahura rero n'abantu nkatwe b'abasazi, twe turi crazy man, tubijyana to another level. Eko wenda nyire mfata uno mwanya maze mbwira abantu ibintu byabayeho, kandi navuga ko mbireba nkabirebera iyo nkabyirengagiza mbishaka. Ejo bundi ahangaha nibwo mwumvise witwa Bushari arimo ashaka kujya muri Brad Fair, nanjye ndamureba namanitse nk'uyu nguyu kuko nawe arabura amajoro abiri gusa, reka mwihorera. Ngiye kumva numva witwa Bitre, abantu barimo baramamagara bambwira ngo Bitre ngo marakubaga. Ndagenda ndabireba navuga nti apepo reka nigendera. So impamvu yabyo ni iherero. Level Jess Kizwa mipango mba maze kugeraho, cyangwa level mba ndiho, ntabwo ikinyemerera kuba nagira nkajya gufata umuntu w'umutindi w'umukene nawe utegereje izuba ryo muki ngo njye kuba ndimo ndasocoranye nawe nsubizanya nawe. Ntabwo bishoboka. Twaberetse uburyo abantu bashobora kuba bakoramo business y'amafaranga mu buryo bwa online, birabananira. Babizanamo amatiku n'inzangano. Reka tubarekere ibyo, twebwe dukomeze dufokasinga. None se ko muragerageza kubaho ubwenge bakabyanga, ntibashaka gutungwa n'ubwenge, bashaka kwibera nyine aho ngaho ari ibintu by'ibinapte. Nzabigire nte koko? Aya karirimbo ya mpano yigeze kuririmba agira ati asiyefunzwa na mama basi kafunzwa na dunia. Asiyefunzwa na mama basi kafunzwa na dunia. Buriya ngo isi ni umwarimu mwiza cyane. Isi ngirigisha mu buryo bukomeye cyane. Pfa kuba gusa waranze kumvira. Isi yo ntuyicika nduguyanga. Isi irakumvisha, isi iragukanda, isi irakubabaza.
uko niko isi ikora. Abarimu bajyaga banyigisha primaire bajyaga bitubwira ati buriya aho kugira ngo uzigishwe n'isi biraruta yuko rwose wafunga imyaka 100. Isi yo itangiye kukwigisha ntikubabarira ntikubembereza reka da, ariko isi gufata ari uko nyine ababyeyi bamaze kunanirwa. Buriya ababyeyi n'abarimu bose bari hamwe, niyo mpamvu umwana wasuzuguye umwarimu akenshi na kenshi no mu rugo bagusanga no muri byaranze. Yo mu rugo byabo wabaga warize delenka, abarimu ntibabubahaga, niyo mpamvu abo bana nabo usanga nyine nta terambere. Ubu ngo birirwa zawawa, birirwa hehe na hehe, nta n'umwe ushobora kuba yatera imbere kubera iki? Iyo indiscipline iragukurikirana cyane. Nuko bigenda. So isi ngo ni umwarimu mwiza ku makuru numva, ariko ntuzifuze kwigishwa nawe. Ngarababaza cyane, arakebura, araribata. Umwarimu rero ugomba kugirira amakenga. Niyo mpamvu rero jewe nkunze kubwira buno bwana bana muri field zimwe za showbiz, nkababwira nti mwoka byaramwe, njya mbona benshi muri mwe mutarize, ndetse icyubahiro ku babyeyi bangisha kuba ari ntacyo. Mwakwihanganye mukumvira rugira. Ubwo sishatse kuvuga byinshi. Ubyuzi kugira gutya ukazi ko wamaze no gusukura umuhungu, ugapfumura n'amazuru n'amaherena n'amatwi, ugaterekamo amaherena, ubwo bugira ngo ngeje Yesu zo bipangu nzaze mvuga iki? Ubugira ngo nzaze mvuga iki kwe koko? Buriya ndazimije, ngerageje kuzimiza mu buryo bwimbitse, no ko nk'abo bahungu nyine baba baramenyereye, bamwe muri bo n'ab'igikondo iwacu. Kandi igikondo buriya tugira ko twubahana, tugira ko dukeburana. Niyo mpamvu muzanabona ko niyo wenda mvuye Mongolia umunsi wa kabiri bagomba kubahita njya gutanga presence igikondo. Hari abahungu bacu bakuru batakihaba, abari bitabye Imana, abandi barafunze, ariko abasigaye nabo tugomba kubereka respect. We always own respect. Nuko bigenda, ariko muzarebe yaza ko ari nk'undi muntu, yaza ko ari nk'undi muntu bamise mubwira ikinyarwanda kimbitse kiri hadiko. Berega buriya nuko wenda mutajya mbona bimenya, ngewe ibintu byanyu bya usurubuni n'ibintu ntazi ukuntu bimeze, mbameze nk'umuntu wanabivuyemo, umaze kwigira mu yindi si. Nuko wenda muba mutabyumva cyangwa se ngo mubifate uko mbibabwiye, ariko namaze kwigira mu yindi monde. Kuko maze gukura quand maze gukura, ntabwo nzaguma muri monde y'ibintu bitinjiza amafaranga. Uzagenda urebe ucunge neza abantu bose twagiye tubana muri showbiz, utaramenye ubwenge ngashakishirize mu bundi buryo, nkungu yagize amahirwe make nyine akomeza kubaho gutyo. Bose ni babandi babakorera uducumi, ni babandi birirwa mu press conference babateretse ku zuba, bari banitseho amasaha 20 ntagire ikintu babahereza, cyangwa se bakanagucunaguza ngo tuzaguhereza ejo. Ariko giye umuhungu w'igikondo ngira ngo murabizi, reka kirazira, never ever ushobora kuzambona ngo mu biganiro byo ku nkiko, ushobora kuzambona ngo mu press conference n'iki byose. Suko ntabasha kubaza neza, suko ntabasha kuransa inkuru neza ku rukiko, ariko hari ibintu mbambona none kameme level yanjye oya rwose ntago ari we wubonye, wose wege kabisa. Sizirimo mutima turabyumva, cyangwa se turimo turajyanirana. Twagerageje kubaka amazina mu buryo butugoye cyane, byari nko mu ishyamba ry'inzitane twanyuze. Ntago tuzaza rero ngo tuyangize gutya gusa kubera akamanyu k'umutsima. Byatugore bitunanize bigire gute,
ariko tuzakomeza focusing. Muri kino kiganiro rero ndagira ngo nongere ntange n'agasopo ku banyamakuru bamwe na bamwe bakora muri field y'imikino. Harimo abanyamakuru ba SKFM, harimo umunyamakuru bita Olga Lorenzo umeze nk'abadamu, nagiye kumva numva na mugenzi wa mwise Goregore, hakazamo n'undi bita ngo Rikari. Utugabo rwose sinzi icyo tuba tunshakaho, nge sinya nkunda kuvuga ku bantu ngo mbikomeze, ariko abo bagabo rwose umuntu uziranye nabo azagenda bampera ubutumwa avuga ati Jeswe zo mipango yarababwiye ngo arabarenze 100% muri byose, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'amafaranga, aspect physique byose. So ntago ari ku rwego rwanyu, ntari kuri level yanyu, mwihangane mu mutereke hasi bikiri mu maguru mashya, uko nintangira kongera guhaguruka nkahwitura niho noneho uwitwa Rikari uzasanga koza amakosa abantu bakamukwena nk'uko ubushize yabigerageje. Yarabigerageje, ariko uko byagenze arakuzi, si ngombwa ko mbivugira aha ngaha. Muzabimubaza azabibabwira ati se byagenze bite ko Jeswe zo mipango yavuze ngo hari uko wabigerageje, azabibabwira neza cyane. Ni nako nagiye mbibwira n'abandi witwa Julius Chita w'uruhara, nawe narabibubwiye ndamwani wowe ishyari ugira rizatuma n'ubundi iyo YouTube channel yawe yagakwiye gutunga na famiye yawe isubira hasi. Urakanyeshyari, urakagome, umuntu ufite umutima nk'uw'ikigushu cyangwa isiha. Nawe narabimubwiye ndamurabura ndamubwira ni no, ntago umuntu muzima yakagombye kuba abayeho nk'uko kwawe. Ubu sari channel yacita muracyayumvara uriya ni jewe, ni umuhungu w'igikondo mbiri inyuma byose. Kubera iki genda nkakubwira amagambo ari mu bwenge, ariko noneho kwera kububura nyumva ibyo nshaka kukubwira ugashiduka unyereye nyine ibyo bikarangira gutyo. Uwitwa Theo muramwibuka, Theo ibyo yarankoreye murabizi, hari Hazarani ku mugaragaro, ibyo yarankoreye murabizi ukwezi. Nawe namubwiye amagambo meza cyane yuje urukundo n'ubumuntu, namubwira ni Theo, ibintu ukoze itsoke rwose, n'uwakwishyuye yakwishyuye neza cyane kandi amafaranga wayariye ni byiza, ariko il y a un jour que vous avez subir les conséquences. Kuko abafaransa nibo bavuga ngo qu'il règle sans exception. So comme cas exceptionnel rero nagomba kumuterekera bako kantu kugira ngo les jours là nzongere mbimwibutse. Birafasha cyane, burya birafasha cyane iyo umuvandimwe umunsi wo guhwitura ugeze ukongera ukamwata ko je t'ai dit ça, I told you. Ako kana kabasawa cyane, niyo mpamvu mugomba kujya mukazingatiya. Nabundi mu buzima busanzwe ngewe rwose sinjya nkunda ibintu by'amatiku n'amateshwa n'ibiki, mba ndi gutya nyine. Ni nk'ukuntu ugiye nshobora gushwana nawe ejo mu gitondo, nkabona ni ibintu biri aho ngaho bidafite kime, tukabita turabirangiza gutyo gusa. Ariko iyo mbona ko wowe ugira umutima mubishawe, ibintu nkukorera naga nkora ibishoboka byose nkagukurikirana nanjye. Nuko bigenda, ni nako byagombye kugenda. Ubundi niko byagombye kugenda. Hagati aho ngaho handi murabona ukuntu showbiz yacu isigaye arazimira, ahubwo ibintu isigaye byibera amasigaye ari amatiku gusa. Ngaho ngo ba Brian ngo bararuga, ngaho bikiri umunsi uko bwije uko bukeye tugenda twumva ibindi bintu bishyashya bitagagombye kuba bituranga. Ariko ugewe rero hari n'ibindi bintu by'abinsetsa.
ugasanga wenda nk'abantu baraza kuvuga ngo ese Jeswe uzamipango ngo wowe ngo uvugana ngo ibiryo mu kanwa ngo wowe ngo uvuga urya ngo wowe ugira ariko ntago utena konte y'amaroza avugwa y'ibintu by'amaroza avugwa ntago utena konte y'ibintu by'abantu kwitana ibintu by'ibizina bitandukanye gutyo kuntu ibyo ntago wewe uba wumva wabivugaho nta nubwo wumva ko byashakirwa solution ariko uraza ukajya shaka kujya kunyitaho jewe kameme siziri ubyumva mubanze murebe umuti w'ikibazo mbere yo kujya kureba umuntu wimereye neza ukumva ko umuntu akubangamiye gute se nuko uwo muntu ubona ko akorera amafaranga menshi nkorera amafaranga menshi kubarusha ndabizi cyane kuko kandi ikindi kandi jewe abakire abenshi nkorana nabo mu kwamamaza baza bansanga direct n'umukire tuvugana direct nta muntu ujya unyoherezaho umuntu umukire araza tukivuganira direct tukarangiza gahunda kandi byose bikagenda neza nta muntu ujya complainingaho bitewe nuko ngewe ndakora bimwe bya danje kandi ikindi iyo nzaniye amafaranga n'igihe ngubwira ni no reka kuyamereza nta n'amafaranga nguciye ngakora for free abo nkajya kubona nkabona wewe nyine ku giti cyawe unkubise igifurumba kwata wewe mwabona nibyibuhira mwabona nirira neza mukagira ngo hari ukundi ndakora bya hatari aba numwe mu bahungu bake cyane ku isi baba bahumura muzabaza abantu bose twagiye duhura baba bahumura hari ubwana bwinshi nagiye mbona buza ku kazi kuri ofisi hari bunuka nk'ubusumbirige ubundi bunuka nk'imisundwe ubundi bunuka nk'ibyondo buriya bwana mwagiye mubwira bugakaraba sha mujye mubwira ubwo bwana bw'ubuserebanya bukarabe sha ni bwinshi ntago mugiye kuvuga ahangaha ngo mburondore ariko mujye mubwira bukarabe pe hari ibintu bibangamye cyane nk'iyo umuntu akwegereye ukumva muvezo de yahariye rwose wumva bibangamye cyane so mujye mubwira ubwo bwana bukarabe mbere uko bujya kureba abantu ukabona akantu karimo karaza kuvugishwa gusa ku mbuga nkoranyambaga kigize nk'akantu ngo kadanje n'ibiki kandi kaba kanuka mujye mubwira bukarabe bwoge neza bwoze no mutubuno kandi ugomba mvugiye aho ngewe muri commentaire uza kuza kumbwira nawe akantu mwahuye nako kubona kashaka kwigira ngakantu gakaze kandi kabumva kanuka muze kuza kubyandika ngo muri commentaire basha muze kuza kubyandika uko je niko nkora poro umuhungu w'igikondo uko nkora ari nk'umuntu wambwiye ariko se ngo wungukira he ngo kuba ubona wiri kugendagenda ngo gutya nk'abandi birakureba ibyo ngibyo birakureba kuba nahomba cyangwa se nunguka wowe bikungura ikinyine wabyihoreye ko bitakureba kuko ari abantu bakunda kwinjiza mu bintu cyangwa se ugasanga umuntu wagiye kwihereza akazi adakwiye rwose mw'abantu mwe ibyo bintu niba bikureba kujya kumenya undi muntu niba abaye hate cyangwa se wenda bimumariye iki ibyo akora ibyo nkora birantunze na famiye yanjye cyakora umunsi naje nkwegera ngo nkumfashiriza famiye aba ari bwo munsi uzambaza ibyo bintu nabona igihe cyose narabikubwira rwose muvandimwe uzihangana ukora ibishoboka byose ujye uziba urwo runwa rwawe abantu mujya mwigira inshyomotsi mugashaka kwinjirira abantu mubabaza amakesiyo mbete ndabasabye ndabinginze ibyo bintu rwose ntago biba bibareba mujye mubwira abo bantu mubwira uti Jeswe zo mipango yaravuze ngo ibyo ntiba bikureba jye ubibaza nyoko aho kugira ngo ujye kwaza umuntu w'abandi ibintu bitakureba bidafite nicyo bikwinjiriza ahubwo se wowe kubibaza nkuko biri bukwinjiriza iki ugomba mbwira wowe wambazaga ibyo bugora iki ngibyo mbambwira wowe ikindi kandi narababwiye ngo muri no minsi ngiye kujya nsoza ikiganiro mfite nk'inama ntanze runaka kugira ngo mutazavuga ngo just ndaza nkakora ibiganiro bitarimo inama runaka guys mugire mwirinde mugire mwitonde ino iminsi ni mibi cyane kandi murabona yuko ibyamamare mwatahiwe rwose ubu ngubu mwirinde icyitwa amakosa ndetse no kuba mwagongana n'amategeko kugira ngo mutazisanga namwe mwagiye gufungwa ibyo nta wundi muntu ushobora kubikubwira ni inama njye mba nkugiriye ariko niwumva kandi atari inama nzima kazi rwako you can do what you want
no problem. Njye nta kantu gusa navuze ati ngiye kuzagakora mu buryo nzajya nkora nibutsa abantu kuba twakirinda ibyaha, twakirinda ibigize ibyaha kugira ngo tubashe gukomeza gukora ibintu byacu bidufitiye akamaro. Ariko igihe cyose twishoye muri ibyo bintu, igihe cyose wumva kuri hejuru y'amategeko, kazi wako mimi nakuachilia.